Desdora yagiye Yakoze cyane. hose aravugwaho Wabonye ko yahuye na Desope. Adisope ya nabonye bahuye kare ya Repete yaragutunguye cyangwa ibintu irimo irakugeraho n'ubundi warabye expectingaga wowe. ntabwo yantunguye akenshi ibintu mbikora mbizi ahubwo nka Dieze niyo yatungura Wakoranye na Lalen Promise muri rusange nk'umuntu utarayumva harimo ubuhe butumwa mwaririmbaga iki? ni song it's actually a true story song ni song ivuga ukuntu twamenyanye ubuzima bwacu azi ukuntu mwabivuze ibande babivuze aho yasinze abantu babivuze ntabwo Kiz Bruce kujya gushaka Lord akaba ari we producer wihariye nuko wenda utamuboneraga umwanya cyangwa umwana mwiza uracyahari nuko wenda avuze reka ngire wo nkorana nawe. Yo Prince meze gute? fresh cyane Fresh. Kwambara gutya byagufasha iminota ingahe like before ko tujya ku bindi bibazo? actually kwambara gutya byamfasha iminota mike ko ntabwo ari njye yambitse Ninde? njari ntanyambitse Lalaina ni wagwa. ni wa mitiyemo cyangwa ariko nambitswe n'uwo bita BOB ariko niraye nta mitiyemo outfit Yego. Prince turi hano muri Bwiza Gala Night. Bwiza no muhanzi umaze gukorana niba mbyibuka project ushobora kuba zigera gukorana mbere nk'uko wari ubikomojeho kuko uri kuri album ye yitwa My Dream. Wakoze indirimbo 3, right? Yego. Bwa mbere muhura connection yari imeze gute? Yari shy cyangwa yari like session ya mbere yari imeze gute? actually session ya mbere ni ahantu kera twahuriye mu studio k'ahantu nakoraga azanye na manager we Claude kakandi kabisa turazibona koko turazishaka nyinshi cyane turazibona ni actually first impression y'umuhanzi nyine tarakumenya bakiri kugira ngo arebe ko ibintu ukora ubizi ariko nyine twarahuje Bwiza twakoranye mbere y'abahanzi benshi cyane buriya yahubwo nuko we already atari rizinze tracks mbere ariko twakoranye mbere cyane So project nakoranye n'ubundi zagiye kuri My Dream cyangwa mwarazishyize track? hari nk'ebyiri zagiyeho ariko hari n'izindi zitagiyeho Hari nizo mwabuze. kuko nk'iyo twahereyeho ubwo ntabwo irasohoka byanze bikunze iyo twahereyeho ntabwo irasohoka sinibuka ntanire Niwe wayibuze se cyangwa niwe wayibuze? irimo buriya yongeye muri mashini ndayishaka iyo nayibutse ko nayisohora ubuye burumva ari igihe bitaraza muri plan nagiye dukoretinga muri future tu Okay, Kiz waruvuze ko mwakoranye na mbere hose ni imyaka 4 ya Bwiza turimo kwizihiza ubu ngubu mu muziki ni imyaka 26 y'amavuko nize karite enye wabonye kuri Bwiza zimufashe gusunika urugendo rw'imyaka 4 yanakomeza karite ze ni consistency no gusa neza then no gushira imbere akazi gusa neza ni ingenzi no gushira imbere akazi ikindi no promoting imiziki izo karite zimufasha Turaganira bwanjye ku giti cyanjye n'utwe tuno udakunda avuga ati afite ibintu nkunda byinshi ariko hari utuntu ntakunda n'ikimenyimenyi njya n'umubwira yego ntagorana kumukritika cyane ko ngewe akenshi birango ndakufokasinga ku byiza cyane kuko cyane ibibi ntago byabura oya ntago navuga gutya ntago namurabura kuri iyo level ikintu namurabura ni kumubwira ngo happy birthday Bwiza turagukunda cyane Kiz turaganira mu gihe indirimbo iri hanze wakoranye na Lalen Promise muri rusange nk'umuntu utarayumva harimo ubuhe butumwa mwaririmbaga iki? ni song it's actually a true story song ni song ivuga ukuntu twamenyanye ubuzima bwacu azi ukuntu mwabivuze ibande babivuze aho yasinze abantu babivuze ntabwo Kiz Bruce kujya gushaka Lord akaba ari we producer wihariye nuko wenda utamuboneraga umwanya cyangwa umwana mwiza uracyahari nuko wenda avuze reka ngire wo nkorana nawe. actually ndumva ibyo n'ubundi rega ntabwo byaba ikibazo niko uri umuhanzi n'umuhanzi ukorera ahantu henshi agakorera n'abahanzi benshi akagerageza gushaka tushe z'abantu batandukanye kandi iyo afite purpose yo guteza imbere umuziki nyarwanda iyo afashe mugenzi wanjye ndishima cyane ndishima ko abagiye kumufata akamuteza imbere ntabwo ntekereza ko byaba ikibazo umubano wacu nimeze neza nta kibazo dufitanye kabisa Roda n'ubusanzwe ni kazini wawe kazini wawe Rodi n'umuhanzi navuga ngo nisindiye ko niwe yamukize kuri platform niwe wari wayikoze
ariko abantu bakavuga bati ni ubwa mbere tubonye indirimbo imeze nka remix cyangwa se remix idafite demo za mbere, idafite credit za mbere nubwo zaba ni nkeya, n'ikimenyimenyi akenshi umuntu wenda ashobora kuzana indirimbo producer ariko akaba arimo touch y'uwa mbere. Icyo kintu ntabwo wagitekerejeho kumva kizaconfusing abantu? Ntabwo nabitekerejeho cyane kuko numva ko abantu ni abartiste iyo bahuye bagomba kwicara bagakeya, bashobora gukoresha remix bakoresheje cyangwa indirimbo ya mbere ko bagiye gukora remix cyangwa bakanakeya yabo bagatangira. Ntekereza ko byose nta kibazo, bisona neza bivuga neza ni fresh cyane. Umuhanzi wawe arimo arakora hit rero yitwa Desdo? Desdo yagiye Yakoze cyane hose aravugwaho. Wabonye ko yahuye na Desdo? Adisope nabonye bahuye kare. Repeti yaragutunguye cyangwa ibintu irimo irakugeraho n'ubundi warabye expectingaga wowe? Repeti ntabwo yantunguye, akenshi ibintu mbikora mbizi ahubwo nka Dieze niyo yatungura. Ngiye ni ibintu banzi. Wakoze cyane. Respect man. Ati kumbona utemba itoto ibanganire ngo nanjye mbwira biwanye. Ni ibisanzwe nuko umuntu aba yaramenye ibanga ryo kurya neza hakiri kare. Ubuse mama ko nge ntabona amafaranga yo kugura izo nyama za buri munsi. Yewe niba ugitekereza ko ukeneye inyama za buri munsi uribeshya rwose. Ubibanga namenye ni umuceri imbere ya mbere muri Tanzania wa Mama na Baba Rice. Naba natekesheje amavuta ya Mount Mero Soyiko bikaba karusho. Kandi buriya agafayini kazania nako ni ingenzi wanjye. Uwo muceri utumye utemba itoto gutyo Cyane rwose. Ariko naho urashoboye ubusujya muri Tanzania kugura umuceri. Ashwida Aroy Supply Company barahari ku bwacu twese. Ubwo nabasanga he? Bakorera mu isoko rya Nyarugenge munsi ya Ragarete cyangwa se ku mashami yaba ari ku isoko rishya rya Nyarugenge mu muryango wa B5 akarongo 14. Wabahamagara kuri nimero 07823876 cyangwa se kuri 0782358478 ndetse nikabuga kwa Maisha wahamagara kuri 0782555999.